muri aka kanya keza cyane mfashe umwanya kugira ngo twakire abo muri RNIT Iterambere Fund. Ubwo rero tubasuza, mumeze mute? Murabona amahoro? Mumeze neza cyane. Turashima Imana, tumeze neza. Umupira waruryoshye cyane ariko rwose, ariko by'umwihariko buriya iki gihugu cy'Ubuyapani ntago urimo gukina umupira mwiza gusa, buriya no bijyanye no kwizigemera cyateye imbere kuko buriya mu mibare igaragaza yuko Ubuyapani kwizigamira twabo ugereranyije na GDP cyangwa n'umusaruro mbumbe biri ku gipimo cya 29.9 bivuze ni hafi 30%. ubwo iyo tupima kwizigamira ugereranyije n'umusaruro mbumbe tuba turi korana n'ibindi bihugu bimeze gute. Iyo urebye uyu munsi ubona ko iki gihugu kiri hejuru, yewe n'igihugu nka Amerika tuzi ko ari igihanganye kuko bari ku 18%. U Rwanda imibare ya nyuma yari twari turi ku 12%, ariko byarazamutseho gato, ariko turaharanira yuko byibura kwizigamira kw'igihugu ugereranyije n'umusaruro mbumbe byaba biri ku gipimo cya 25.9% mu mwaka wa 2029. Ibyo bipimo nibyo turimo kureba, tukareba ku Buyapani tukabona ko bo bari hejuru cyane, ndetse ibihugu byinshi byo muri Aziya byo byatembeye cyane ku iki gipimo cyo kwizigamira. Niyo mpamvu twifuza ko abakurikiye uyu mupira batareba gusa umupira ngo bige ku mupira gusa, ahubwo bamenye n'umuco wo kwizigamira kandi bawuzigamira. Unjyanye ahantu heza cyane. Abantu badukurikiye baba ari benshi cyane, uhereye hano kuri Hilltop Hotel umuntu akavuga ati ngiye nkorera amafaranga ariko sinzi ukuntu bigenda. Ko nkorera amafaranga menshi uriya muntu agakorera makeya, bigenda bite nyine kugira ngo atere imbere ariko ngiye nsigare inyuma? Ni abantu kwizigamira muri RNIT Iterambere Fund, hari uwo byagenewe umwe gusa cyangwa buri wese nyine biramureba? Byagenewe bose, byagenewe abantu bose. Abafite amafaranga menshi cyane bunguka menshi. Ndaguha urugero, ufite miliyari uyu munsi akayishyira muri RNIT Iterambere Fund, yaba yizeye ko adashobora kujya munsi y'ibihumbi 320 ku munsi. Miliyari imwe uyifite ahantu mu bacuruzi bakomeye, uyibubwira kugira ngo nakabaye ndi kuyazunguza, wamubwira tuyazunguje abona ngaha akabwira ati nshobora no kundi kwinjiza miliyoni ku munsi uretse n'ibyo 300, ariko ukamubwira iyo miliyoni nimara kwinjira uraza kwishyura imishahara, uraza kwishyura umusoro, uraza kwishyura ubukode bwaho ukorera, wishyura amashanyarazi, wishyura amazi. Ibyo bintu nuza kubibara byose ukazakuraho no kwihemba n'ibiki byose, ntabwo ushobora kubona amafaranga angana na turi kukubwira ku munsi. Ubwo ndimo ndavuga ku munsi yuko miliyari yaguha hejuru y'ibihumbi 320 ku munsi. Icyo ni ikintu kimwe. Ubwo ni ku mukire. Ku muntu ufite amafaranga makeya rero nawe tumurebe, umuntu ufite amafaranga nk'ayanjye, ibihumbi byawe 2 ku munsi ugenda ubyizigamira ubyikuraho gake gake buri munsi ugenda uyatanga, byaguha ibihumbi 720 ku mwaka. Ayo mafaranga twavugaga 2 byari buri munsi ngiye ntanga ibihumbi 2, waba ufite ibihumbi 720 yawe wizigamiye mu kigega. Ntabwo turaganira ku nyungu aho ngaho, ubwo inyungu ikomeye nuko wahawe platform yo kuba wakwikuraho udufaranga duke duke, ariko tukagenda twiyongera hariya akaba amafaranga menshi. Ni imibare yoroheje. Fata 2 mu cyumweru ni 14, mu kwezi ni 60, ku mwaka ni 720. Ni ibintu byoroheje cyane. Aho niturajya mu nyungu, niturajya ku nyungu, ntabwo turi kwiganira aho ngaho. Ubwo uwa mbere twabaza inyungu ari kubona kuko yashyizeho menshi. Uyu nguyu uri kumbwira ngo wenda ngo 2 byanjye byaba byunguka make, reka mubwire ngo inyungu ya mbere no kwikuraho udufaranga wakabaye uri bukoreshe wicaye aha ngaha. Uramutse wari ufite ibihumbi 80 mbere yo gutumaho icyo kunywa, ukazigama 30, 50 akaba ari uza kuza gukoresha n'inshuti zawe, ntacyo byagutwara. Murataha mwishimye nkuko mwari bwishime n'ubundi. Bivuze ngo amafaranga wikuyeho adafite icyo agutwaye uyavanaho muri ako kanya ko ntago yaragenewe gukoreshwa, ahubwo uzayakoresha ejo yamaze kuba guhura n'ayandi ku buryo yaba yaguteje imbere. Wenda ibyo ngibyo mbivuze kugira ngo umuntu wese mu cyiciro cyo cyose yaba arimo abyumve. Nk'umuntu ubasha kubika ibihumbi 100 mu kwezi, buri kwezi ibihumbi 100 buri kwezi, mu myaka 24 mu myaka 20 gusa yababitse miliyoni 24. Ariko aya mafaranga uje kureba yaba arangaye kuri konti umaze kugezaho kubera compounding n'igihe wayabyiye uyabika, waba ufite miliyoni hejuru ya 86 miliyoni warabitse 24 gusa ku ijana wabashije kubika buri munsi. Ubwo ndimo ndavuga rero ngo babandi abagera mu ntoki akanyerera, no kubera ko badafite principe imwe yo kuvuga ngo reka mbanze nizigamire asigaye ariyo mbarira ubuzima bwanjye, kurya, ubukode, ibintu byose, ariko nabanje gukuraho ubwizigamire. Niryo banga nabasigira. Yego, abantu bakunda kugira ibintu byo gupinga ngo ngo ubwo se ngo najya ngo kubitsamo ibiki n'ibiki cyangwa ngo najya kwizigamiramo. Noneho iyo wizigamiye mfite miliyoni cyangwa se mfite ibihumbi 50, mfite ibihumbi 2 ndaje nizigamiyemo, noneho ku nyungu ho bimeze gute? Twari turi kudiringa havuyemo inyungu, ku nyungu noneho bimeze gute? Iyo ushyizemo amafaranga mu kigega RNIT Iterambere Fund uba urimo kunguka ku mwaka inyungu ya 11%.
ariko inyungu mu kigega RNI Iterambere Fund ntabwo ijyaho ku mwaka nk'uko bimenyereye kubarurwa kubarwa gutyo ku bakoresha amabanki n'ibindi. Buri inyungu mu kigega RNI Iterambere Fund ijyamo gake gake buri munsi. Bivuze ngo nyuma y'iminsi 3 urebye amafaranga yawe ntabwo angana nuko washyizemo ku munsi wa mbere. Iyo mibare rero uko igenda izamuka umunsi ku wundi niko inyungu yawe urimo kugenda uyibona. Wazabibara ku mwaka ukavuga okay ntabwo nagiye munsi ya 11% ahubwo narengejeho. Ariko ku munsi inyungu irimo kugenda ijyaho gake gake buri munsi. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, inyungu nini kurusha ibindi nuko yaba ari umuntu ku giti cye, yaba ari amatsinda, yaba ari amakoperative, ariko by'umwihariko yaba ari abana, kugira ngo twivurireho igikomere cyo kuba twatunze amafaranga dushaje, abana twakabaye tubagira abamiliyoneri uyu munsi. Ibi ngibi wabikora ufungura konti mu kigega, ukanda gusa akanyenyeri 589 urwego, akanyenyeri 589 urwego. Umuntu uri kutwumva twatugendana neza cyane, reka tumuha akanya abanza kuri urufunguzo muri telefone ye, sibyo? Kugira ngo dutangirane. Ubu ngubu yasoje. Ngaho kanda akanyenyeri 5 yego 8 yego 9 urwego. Icyo gihe urahitamo ururimi Kinyarwanda, nurangiza uhitemo kabiri, niba udafitemo konti uhitemo kabiri kwiyandikisha. Hanyuma icyo gihe urasabwa indangamuntu yawe uyishyiremo, numara kuyishyiramo ibindi byose turi connected kuri NIDA, ibindi byose bihita bigaragara, nta muntu uri kubaza ngo amazina yawe ninde. Ahubwo urashyiramo iyo ndangamuntu, ibindi byose bize ugende wemeza rimwe ushyiremo pin yawe imibare 5 uzibuka, hanyuma ufunguze konti. Urabona message kubwira ngo wafunguje mu konti mu kigega RNI Iterambere Fund ikaze, hanyuma bakubwiye ngo konti yawe niyi iratangira na ra ifa n'indi mibare. Hanyuma barakubwira ngo izina ryawe ukoresha muri system cyangwa username niri iryo zina ryandikishije inyuguti ntoya, nawe uzajya uryandika gutyo. Icyo gihe rero wamaze kujya mu kigega utangira kwizigamira, urakanda n'ubundi akanyenyeri 589 urwego. Nurangiza noneho ubu ngubu numara guhitamo Kinyarwanda uhitemo rimwe kwinjira muri system, kuko tayari konti urayifite. None ushyiremo rya zina baguhaye muri system, riba ryandikishije inyuguti ntoya, winjire ushyiremo ya mibare 5 wakoresheje mu gufungura konti, winjiremo urahitamo uragusangamo amahitamo abiri, kwizigamira cyangwa kureba ubwizigame bwawe. Uhitemo kwizigamira, ushyire mu ugiye kwizigamira utushyiraho amafaranga ufite yari yose kuri momo, wabikora. Hanyuma kubashaka gufunguza konti banyuze ku ikoranabuhanga ni www.shora.rnit.rw, bitwaye mu Kinyarwanda ni akadomo shora eshatu ugashyiraho akadomo ukandikamo ijambo ry'Ikinyarwanda shora sa na ha na o na ra na a, ugashyiraho akadomo ra na it akadomo rwa. Hanyuma ukinjiramo aho ngaho, naho urabona uburyo bwo kwinjira muri system cyangwa kwiyandikisha register. Uhitamo kwiyandikisha niba udafitemo konti, cyangwa niba uyifitemo hinjire muri system. Ubwo aho ngaho ushobora kuhajya ureba statement yawe. Hanyuma kwizigamira ku badakoresha momo, dufite konti mu banki yose y'ubucuruzi. So ugiye kuri banki cyangwa ugakoresha ntuza app yawe, uhite utangira kwizigamira muri banki, ukora transfer ukavana kuri konti yawe muri banki ukorana nayo ugashyira kuri konti yacu muri iyo banki ukorana nayo. Transfer ukansanga kenshi ari ubuntu cyangwa ari ibiceri 200 gusa kuri zimwe muri banki, ukohereza ayo mafaranga yawe ukoresheje iyo banki, twebwe duhita tuyabona ayo mafaranga. Gusa wibuke ku mpamvu wandikaho ya nimero ya konti wafunguje mu kigega, kugira ngo tubashe kumenya ngo ayo mafaranga washyizeho nawe turi bukredite yihe konti. Nguko uko bikora, kandi ni ibintu byoroheje cyane. Wumva bikomeye, yamagara 589 0. Ariko by'umwihariko abantu twaganirira kenshi nkunda kubafata nk'abanjye, abantu bo kuri SK buriya ni abavandimwe banjye. Bivuze rero ngo niba ubyumviye ahangaha, reka ngo nimero ushobora kunyandikiraho kuri WhatsApp. Niba wahuye n'ikibazo umbwire, unyandikire kuri 85110. Ubwo ni 07885110. Unyandikire kuri ntuhamagare, ntubipe, wandika ka message umbwire uti gwe nsobanurira ibirambuye kuri iyi ngingo, ndabigusobanura kuko jewe nzi ko wanyumviye kuri radio y'umuryango wacu muri rusange. SK FM. Hari ikindi naba ntakubajije wumva abantu bakwiye guhita bamenya aka kanya? Ni byinshi utambajije, kuko buriya ibi bintu ni ibanga rikomeye cyane bijyanye no kwizigamira, kandi binanira benshi, kandi bakaba ni byinshi cyane utambajije. Turoza kuza kuganira, ariko ikinini kurusha ibindi nuko nifuza gusigira abantu ibanga iri ngiri natangiye mbabwira. Kwizigamira ntabwo ari kuzigama yo wasaguye, ahubwo utangira wizigamira, hanyuma hasagusa akaba ariyo utangira kugenera ibikorwa bitandukanye by'ubuzima bwawe. Wowe muri iki gikombe cy'isi uri gufana iyihe kipe?
rero giye ukuntu mbizi 94 nafanaga Brazil irabinkorera muri finali itsinda Italy igihe Roberto Baggio yahushaga penalty kuva icyo gihe natangiye kumva nkunda Brazil cyane ariko uyu munsi Abayapani barimo barakora ibintu byiza nareba ibijyanye no kwizigamira uburyo babikora neza kurusha wagiye ku Bayapani 50-50 oya ni 50-50 okay murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane yego ubwo rero barakoze cyane RNIT iterambere fund ubwo rero mwizigamire rwose ubundi ibintu bigende neza cyane ibintu byoroshye cyane ukanda akanyenyeri 589 urwego yabundi ugakurikiza amabwiriza cyangwa se ugakanda wa eshatu akadomo shora akadomo RNIT akadomo rawa ubundi ibintu bikagenda neza cyane